Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzi ni iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ayiwe mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya we. Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Yesu wacu we, Yesu nzi kufita magari bihumbi, harimo n'ibyo wangeneye. Icyo wampitiye ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo Yesu, icyo wampitiye ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Turabashuhuje mwese mu kurikirana cyane Gutagwa n'Imana TV. Imana y'amahoro isumba byose ibahe umugisha kandi bagire neza. Dushimiye Imana igitondo cy'umugisha kuri uyu munsi, kuko mu Rwanda no mu gitondo, abari ku gicamunsi, abari nijoro, Yesu bagire neza barinde. Dushuje abantu batandukanye mwese mu bihugu bitandukanye ku isi. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Tugenda tubabona mukurikirana ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibagure kandi bagire neza muri byose mu izina rya Yesu. Tugarutse ku ijambo ry'Imana, reka dusenge dushima Imana yagize neza kukurinda ikandinda. Imana ishimirwe mu izina rya Yesu Nazareti. Imana turagushimiye kuri data twese mwiza, tugushimiye kuri uwera ibihe byose, uri data twese mu ijuru. Aya masaha tugushimiye ko warinze ubugingo bwa benshi bwe hejuru mu rengezi ubugingo. Waraturinze tutari beza, turi imbere y'amaso ya Nyagasani, uhimbazwe. Komeza ubane natwe tugire neza, twejesha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo Nazareti usumba byose, kandi ubugingo bwacu bwongere Nyagasani ushyiremo imbaraga zawe, ubuturemo bundi bushya. Rengera abatuye mu isi bose, umwuka wawe wera imbaraga, watarure mu bidafite umumaro byose, watarure mu mwijima mu izina rya Yesu. Umucyo w'agakiza kawe Yesu Kristo usange benshi. Ngo bana tutugire neza, ijambo ryawe rize kubuhembura benshi, kandi rikomeze duhe imbaraga muri byose Nyagasani. Ngo bana natwe tugire neza, umwuka weraganze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dutangiye kumuririmbye uvuga neza ngo ibyo Imana ikora bidutangaza, nabasha kumenya uko bingana. Ngo nzi ko Yesu afite amagare 1000 arimo iryanjye, ahubwo rizagusanga he? Nanjye rizasanga he? Nicyo nakwibaza nawe kwibaza, aho igare rya Yesu rizansanga cyangwa wewe unyuteze amatwi, aho rizagusanga. Igare risobanura urupfu. Rero Yesu atugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ibyo Imana dushakaho ni ukugira ngo dukore ibyiza, kandi dobeshere icyo yadutoranyije kugira ngo tugere mu ijuru amahoro. Imana ihimbazwe cyane. Nkuko Eliya yajyanywe n'ingoga, niko natwe tuzajyanwa n'ingoga. Yesu yaza amasaha akurikiye, yaza mu gitondo ze, yavuze ngo tube maso ko tutazi isaha n'iki n'igihe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 17. Duhere ku murongo wa mbere, tuze gusoreza amaganya, igitabo cy'amaganya cya Yeremiya ibice 5 umurongo 21, kugira ngo twumve icyo Imana yadutekeye no muzi kandi icyo tugambiyeho. Turi ku ijambo rivuga ngo intego ryayo gutindana n'Imana cyangwa guharanira gutindana na Kristo Yesu. Haranira gutindana n'Imana. Mwene data umaze iminsi utindana nande? Igihe umaze cyose mu buzima bwawe watindanye nande? Ni ukugira ngo Imana irimo kudusuzuma cyangwa iratubaza abo dutindana nabo ni bande, ni iki turimo gutindamo kurusha ibindi byose. Iyo umuntu atindanye n'Imana asa nkayo, ariko iyo umuntu atindanye n'isi asa nk'isi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesu atugire neza. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo bwa Yesu ibice 17 umurongo wa mbere. Avuze ngo Yesu ahinduka ishusho ye irabagirana. Iminsi 3 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana
mwene se bajyana mu mpinga y'imisozi miremire bonyine, bahindurwa imbere yabo mu maso he, harabagirana nk'izuba, mwenda we wera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya baramwibonekera, baravugana nawe. Petero arabwira Yesu ati, Mwami, ibyiza nubwo turi hano, ni byiza ko ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe iyawe, indi ya Mose, n'indi ya Eliya. Bakivuga igicu kirabakwikiriza, ijwi rivugiramo riti, nguyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira, mwumvire, Imana itugire neza. Umurongo wa 6 havuze ngo abigishwa babyumvise bikubita hasi, bubamye, baratinya cyane. Yesu arabegera abakoraho. Imana igukora mwene data. Yesu arabegera abakoraho. Imana ikwegeye, wegewe n'abantu, ntacyo bakugejejeho, ntabwo bakuhuje n'Imana, ariko Yesu akwegereye agahuza na data. Yesu arabegera abakoraho, arababwira ati, nimuhaguruke mwitinya. Abo babumbura amaso ntibagira undi babona, keretse Yesu wenyine. Imana ihimbazwe. Imana iganze mu buzima bwawe yonyine kurusha isi cyangwa n'abantu. Amaganya ya Yeremiya ibice 5 umurongo wa 21 haravuga ngo, utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tugarukiye, utugarurire ibihe byacu nkibe nk'ibya kera. Amen. Ndarisubiramo, ijambo rirakomeye cyane. Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, utugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Muvuge ngo amen. Ijambo riraryoshye cyane. Rero Imana ibishimirwe kuba ijambo ryayo ryera kurusha byose kandi rikomeye. Biravuga ngo nta kintu na kimwe mu isi kitaremwe n'ijambo rye. Uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo ni Imana. Imana ihimbazwe cyane. Umunsi umwe rero Yesu ajya ku musozi n'abigishwa. Murabizi ko yatoranyije ba mbere 70, yongera atoranya ubwa kabiri 12, ariko agiye kwiherera atoranya 3. Neta la befo. Kwiherana n'Imana. Turi ku ijambo rivuga ngo gutindana na Kristo cyangwa gutindana n'Imana. Agiye ku musozi w'impinga atoranya Petero na Yakobo na Yohana. Mbese ni ukubera iki batoranyije? Abandi kuki basi yarabangaga? Yesu azi abantu b'inkoramutima, arabazi. Haba abasenga n'abadasenga, Yesu abaza abantu bose. Abaza abantu yakwizera kurusha abandi. Urabizi mu muryango, iyo umubyeyi afite abana, agira umwana yizera kurusha abandi yabyaye. Nuko bigenda, mwababyeyi namwe murabizi. Hari umwana mu muryango utona ku muryango, ababyeyi bakamunezererwa kurusha abandi. Ntago abo bana babanga, ahubwo hari umwana unezeza ababyeyi bakamushyira ku mutima. Peledo eneta. Bakumva bamugira inama kurusha abandi. Icyo bagiye kuzana batashye mu rugo kumva nibo bazanira. Ariko kugira ngo abandi batagira bashari nabo bakabazanira. Ariko hari umubyeyi ufite umwana umukora ku mutima. Kajya avuga ati no mwana mu bana nabyaye ndo nawe uzagira umumaro. Nimubyibutse. Na Yesu rero ababaza. Turi abana b'Imana, ariko benshi ntago turi inkoramutima cyane ku Mana. Kandi n'ikintu cyitwa umwana w'Imana tuzakigarukaho tukigishe neza. Kuko hajya abantu bitiranya abana ba Satani n'aba Yesu ntago bihura. Tuzabyigisha pe. Hejye umuntu ahura n'umwana wa Satani, yambaye umwenda wa kirokore, yitwikije agakiza, timuhe na Yesu, naho Satani yakugendereye. Isi igeze habi, tugeze habi.
rero Yesu ahitamo abigishwa batatu cyangwa intumwa yatoranyije zijya ku musozi bajya ngo gusenga, maze ngo Imana iramwereka. Ni ukubereka Imana Data twese mwiza yahise ituma Eliya na Mose, baza mu ishusho ya Eliya na Mose. Dore umwana nkunda, igihe cy'inshuti ngo kirabatwikira ku musozi, Imana ihamiriza umwana wayo hagati ya Petero na Yakobo na Yohana. Dore umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Ariko Imana nziza nuko turi babi, nziza pe. Impamvu bivuze gutyo, uyu mwana w'Imana, Imana iramukunda cyane kuva kera. Ariko muri Yohana 3:16 havuze ngo nakunze abari mu isi cyane, ntanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Imana ihimbazwe cyane. Urebe ukuntu uyu mubyeyi agukubita umwana muri quartier, ukuntu umushihura, tumubitira umwana nkandesha. Ubwo reba kugira ngo mutange bamubambe hariya, reka da wavuga ati oya mufate mubanze mubambe ngewe, nuko bigenda. Ariko Imana yaremeye itanga ikinege cyayo kugira ngo nge nawe tuzabone ubwiza bw'Imana. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Iminsi 3 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'imisozi miremire bonyine. Bonyine. Ewe Data we bari basi. Jambo riranejeje cyane. Mwene Data utindanye nande? Ngo Petero aranezerwa, ngo yajya ku musozi, ubwiza bw'Imana burabagirana Yesu Kristo. Ngo baranezerwa, Petero aranezerwa kuko ari kumwe na Yesu, yatindanye na Yesu. Shalal enema. Abwira Yesu ngo mwana ubishatse rwose ukuntu unezerewe. Wenda niko yavuze. Ari Imana ihimbazwe. Nashinga ingando yawe, imwe ya Mose n'inde ya Eliya, tukibera hano. Mbese ntabwo na Petero yibutsa abo basize. Reka da. Iyo umuntu yahuye na Yesu, iby'inyuma arabisiga. Ukirengagiza intonganya wasize, ukirengagiza indwara, ukirengagiza abakugiriye nabi, ukajyana ubusabane bw'Imana. Nicyo bavuga gutindana n'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Ngo Petero yifuza ko bashira ingando. Ingando nicyo bita guca ingando, no gucumbikaho cyangwa no guturaho. No kugumaho. Imana ihimbazwe cyane. Ngo Petero biramunezeza, yifuza ko Yesu yamucira yaca ingando we nawe na Mose na Eliya, bakagumaho ngaho bakanezerwa. Iyo umuntu atindanye na Kristo agira umunezero udasanzwe, agira icyifuzo kidasanzwe. Ntabwo yavuze ngo mwana ukuntu mbonye ari byiza ushatse wampibi. Yavuze ngo ahubwo dutindane nawe. Iyo umuntu yahuye na Yesu, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Ibyifuzo n'amarangamutima y'isi arabisiga, akumva Yesu aramuhagije. Tubona bw'Imana bukomeye. Imana ihimbazwe cyane. Ubuntu bw'Imana butangaje. Haleluya. Ubuntu bw'Imana bwaramwuzuye, n'ubwiza bw'umwana wayo buragirana, burabegera, bumva ko bashinga ingando yo kubana Yesu iteka. Imana ihimbazwe cyane. Rero gutindana n'Imana usa nkayo. Hari amabwiriza ijambo rikomeye ariko ntabwo rizamva mu mutwe. Yaravuze ngo ni ryiza, ariko yaravuze ngo Imana ugira bingana n'umwanya uyiha. Ndarisubiramo. Ngo Imana utunze binganya n'iki? N'umwanya uyiha. Ntabwo bizamvamo kabisa. Ubwo wenda kurikirana na channel ndaza kubyumva. Numvishe umwanya duha Imana ni mutoya kurushaho duhise. None umuntu yahaye umwanya Uwiteka akajya mu busabane nabo,
yagukoresha iby'ubutwari kuko wayihaye umwanya abantu bakakugira ishyari. Bamwe ngo uve ikuzimu, ntabwo mvuga yuko batariyo, abandi ngo waciriye imbaraga, ntabwo uvuze ko batazicira zirahari, ariko icyambere ntibabanza kugenzura koko ni Yesu koko cyangwa ni Satani. Bapfa guhubuka bavuga ko kubera ishari ry'abantu. Imana tugereza mu izina rya Yesu. Rero ugira icyifuzo gikomeye cyo gutindana n'Imana. Haleluya. Ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, mujye mumwumvira. Iyo umuntu atindana na Kristo abamwumvira. Benshi abantu baharuruka Uwiteka, yaba ari icyaha gikomeye ni uguharuruka Imana. Ukumva yuko uharuruka umuntu, kumva n'Imana ko yaharuruka. Reka da, warasigaye kabisa. Imana tugere neza mu izina rya Yesu. Arabigishwa bavyumvishe bikubita hasi, bubamye, baratinya cyane. Umuntu udatinya Imana ntago arayibona. Umunyarwanda yavuze ngo agabo gahimba kandi kataraza. Iyo abantu batinyuka iby'Imana ntayo barabona. Ntayo barabona. Ngo baratinya cyane. Ijwi ryaramanutse mu gicu rihita ribwira Petero na Yohana na Yakobo ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, mujye mumwumvira. Ngo bikubita hasi bararaba. Yesu ngaravuga ati mwitinya. Ngo nukubuye amaso babona bari kumwe na Yesu wenyine. Uri kumwe nande mwene data? Uri kumwe na Yesu wenyine cyangwa uri kumwe n'ibyaha? Uri kumwe nande? Utindanye nande hano mwisi? Umunyarwanda yavuze ngo mbwira uri we nkubwira uwo mugendana. Iyo umuntu agendana n'Imana ntago byihishira. Niyo umuntu agendana n'isi na Satani ntago byihishira. Kandi imbuto zibigaragaza. Niko bigenda. Haleluya, haleluya. Imana tugeneza mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo nuko umuco urabagirana. Imana himbazwe cyane. Aho Yesu ari umuco uraharanga. Aho Yesu ari nicyo umuco urahaboneka. Shali enema. Ngabi intumwa za Yesu, Petero na Yakobo na Yohana, Yesu ngarabakomeza hamwe tumwitinya. Haleluya, haleluya. Harabwa ati kandi ntimugire undi mubibwira. Ntago byaye gukunda. Iyo ufite Yesu uranezerwa, ntago wacecekana Yesu. Ntago wamucecekana rwose. Iyo umuntu afite ubwiza bw'Imana, iyo umuntu afite ibyishimo bya Yesu, ntago wabifurikira ngo bikunde. Yego. Ntago wabifurikira ngo bikunde. Ariko Imana dufate turengere mu izina rya Yesu. Batimanuka kuri umusozi, Yesu arabihanangiriza ati ntihagire umuntu mubibwira mwese kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Tekereza. Ntago yo kubyihanganira. Ni ikizambo gikomeye cyo kubanezerwa na Yesu ngo biceceke. Reka da. Uzareba umwana umubyeyi wahuye n'ibise bikomeye byamuzengereje, misatsi yayipfuraguye, inzu yayihomoye, mbese namwe urabizi mwa babyeyi mwe. Imana ijye bagirira neza. Noneho iyo ababaye ariko iyo abyaye umwana ntago yibuka yuko yarimo inzara yo kushingura mu nzu, ntago yarimo yibuka ko imisatsi yayipfuraguye imaze, mbese pe wamworosiza uhita uhuguruka. Umwana amara kugera ku bibero bye arimo guseka, ari mwiza, umubabaro ukaburagiye. Imana ihimbazwe cyane. Kandi ko nabiri navuga ngo uko umuntu aribwa n'ibise, ariko umubyeyi amara kubona umwana ngo umubyeyi akanezerwa, ngo niko itorero rya Yesu rimezamera. Byasobanurwa ikira ngo niko uko hano mu isi tubabazwa, ubu turatwite mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Ariko Yesu namara guhamagara itorero rye, tuzanezerwa. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishigwe hejuru. Umugeni wa Kristo aratwite pe. Atwite ibise ku itorero rigiye gutaha, umwana agiye kuvukira imbere ya data.
ni mwibuka ijambo rivuga ngo ufite umwana ufite ubugingo, murabyibutse? Aha, Imana ihimbazwe cyane. Rero Petero nagira umunezero mwiza, yifuza ko bashinga ingando yagumana n'Imana. Iyo abantu bakamutsemo ibya Yesu ngo bagiye kubamba Yesu, abatambyi n'abasadukayo n'abayuda bavuze ijambo rizabakoraho n'ubu kabisa. Baravuze ngo tuvane mu maso uyu nguyu Yesu, uturekurire Baraba, amaraso ye azaturwaho n'abana bacu. Uzi imivumo y'abantu bafite? Yewe data we, tuvuka abantu bishizamo umutoroshye. Bamwikuye Yesu bishakira umwijima. Na none muri kino gihe niko abantu bameze, bikurura umwijima kurusha ko bakwihamagarira umucyo wa Yesu. Niho ijambo rivuga ngo umunyamacenga iyo bibi bije arabyihunga, ariko umupfapfa arabisanga ahubwo akabisanganira. Rero isi nosi yahindiye abantu ubupfapfa burundu. Bafite ubupfu butoroshe ko abantu badashaka gutindana n'Imana, ahubwo batindane n'isi, koranabuhanga rigezweho. Mbese Imana idufashe cyane mu izina rya Yesu. Amaganya Yeremiya ibice 5:21 havuga ngo twigarurire natwe tuzaba tugugarukiye, utugare ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Imana idufashe. Ijambo rya Mana yanjye, hari ibihe bya kera byo gutindana n'Imana byashize mu bantu, namwe murabizi. Urebye umupatikote wa kera ukareba no kino gihe nta naho bihuriye rwose. Cyangwa tuvuze umupatikote, ntabwo tuvuga ngo idini runaka igihe ryatangiriye. Umupatikote ni ijambo risobanura ko umuntu ayorwa n'umwuka. Bijya mu bitandukanye, kuko ari amadini yitirirwa mwuka wera kandi adakora ibyayo. Umupatikote ni umuntu ugenda mu bushake bw'Imana, wumvira Imana, uyorwa n'umwuka. Tazavuga ngo umupatikote rero ngo nusengera hano usengera aha, ntaho bihuriye. Rero umupatikote wa kera nuvuga ngo wumviraga mwuka w'Imana na n'ubu ntago basa kabisa. Nta naho bihuriye, ni kopi kabisa. Kubera iki? Satani yabazanyemo ibindi bishushanyo, yakoze kopi neza. Rero amaganya habuje amagize ngo twigarurire Uwiteka, natwe tuzatugarukiye, utugarurire ibihe byacu nk'ibya kera. Hari ibihe bya kera twabuze, ubu abantu basigaye basenga, mbese wagira ngo barimo gutembera cyangwa baje kureba, basohotse ku Gisenyi bagira ngo ni nk'umuhango waho bisanzwe. Rero Imana tugarukeho, itugarure n'ibihe byacu, kuko iyo abantu batakaje gutindana n'Imana batindana na Satani. Iyi n'undi nuko bigenda, undi naho ruzingiye. Iyo umuntu atatindanye na Yesu ubwo batindana na Satani, naho biba biri nta n'ahandi, n'izo mbyiro gusa. Kuko yavuye kwa Yesu utindana n'isi, kandi Satani ayoboye iki? Ayoboye isi. Mubyuka abwira Yesu ngo wandamya nakora, ngo wapfukamye ukandamya, ntago no butware bwose kandi umugabo rwo ashaka. Yesu aravuga ngo uramye Uwiteka Imana yawe gusa. Murabyibutse? Rero iyo abantu baramye isi kurusha Yesu ni ikibazo gikomeye, kandi gituma ubugingo bwa benshi bujya Gehinomu. Rero amaganya Yeremiya ngo utwigarurire natwe tugarukire, kandi tugarurire byacu bibe nk'ibya kera. Iyo abantu bavuga ngo kera ngo hari ubujiji, ngo butegeze mu busirimu, Satani akunda ubusirimu burabajyana tu. Satani akunda ubusirimu kandi burimo ubuhenda abana bwinshi, burabatwara. Rero ntago nibaza yuko icyo gihe Imana kera yari injiji mu bantu, ubu none ikaba yaragize ubwenge. Ariko mwuka gihe Satani acurika abantu kwera. Umuntu akaba yari afite agaciro, kwiha agaciro ku giti cy'uko yambara nuko avuga, ariko generasiyo uko igenda imyaka iza, takaba turi kubona natakaje ubwenge, batwigishe nabi tu. Iyo amajwi Satani yateje mu bantu, bumva yuko ubusabane bw'abantu bajyanaga n'Imana bwari ubujiji. Urumva ko Satani yabafashe nabi. Iyo abantu Satani yabafashe
kugira ngo badatindana na Kristo, abereka ko ubusabane bagiranye n'Imana bwari ubujiji. Kagata ahubwo muze mbereke bifite ubwenge, dore jya witwara gutya, wambare gutya, usokoze gutya, ugende winyonga gutya, nibyo byiza ntibyo gusenga nk'umuturage wapi. Ariko ninde utari umuturage? Mwebwe mutuye mu ijuru. Iyo igihugu kivuga ngo abaturage, rero ukuntu Satani ari umugome, iyo bavuze umuturage abantu bazi ko ngo ni umuntu utazi icyazi, mbese utazi aho isi igeze, utazi aho iterambere rigeze, utazi icyatsi n'ururo, mbese umeze nk'umuntu mbese wiyobora utazi ibyo arimo. Ayiwe reka da, ntaho bihuriye. Twese turi abaturage hano mu isi, turayobowe. Ahubwo cyambere kiri ngombwa, uri umuturage mu by'Imana, uri umuturage mu by'isi, uri umuturage mu biki. Yesu yize kubwira abigishwa be ngo arababwira ngo ese namwe ntimurajijuka? Kubera iki? Satani ashyiramo abantu ubujiji, bakumva n'ubwenge ahubwo bafite, ahita abicurika. Nicyo kibazo. Rero tekereza ko ufite injerekani yuzuye amata, kandi ifite umufuniko wayo, ikafite n'umunwa wayo, ariko ugapfumura munsi y'injerekani ngo niho amata aza vuba. Nuko Satani agenje abantu, ahita bacurika bagaca mu nzira itagomba gucamo. Imana dufashe cyane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ugateka ibiryo byiza, ukabateka kugira ngo mbyarure neza, reka mfumure munsi mu ndiba niho byaza vuba. Kandi hari ahantu hashingwa kwarurira ibiryo. Nuko Satani acuritse abantu, akahita baremera inzira zindi zidakwiriye ngo nizo nzira nziza. Rero Petero na Yakobo na Yohana bagiye icyifuzo cyiza muri kino gihe twagira. Gutindana na Kristo niko kumenya Imana. Imana idufashe cyane. No gutindana n'isi niko kwegera Satani. Iyo utindanye n'ibyinshi, Satani murasangira ku meza amwe mugacata kabisa, kandi murabizi ko nta kiza cya Satani. Ariko iyo umuntu atindanye na Kristo, Imana imwereka ubwiza bwayo, ntiyitware nk'uko abantu batindanye n'isi bitwara. Imana ihimbazwe cyane, afashijwe. Haleluya. Imana dushoboza dutindanye nayo, kuko twatindanye n'abantu n'isi na Satani, none abantu bonemo gusa nk'isi. Imana dufashe cyane. Kandi iyo umuntu asa nk'isi, Satani aba ari uwe. Abagize gute? Aba ari uwe. Iyo tuvuze gutindana n'isi, ni ukugenda mu bintu byose Satani yishimira, ariko Imana ibyanga. Ni ugukora ibintu byose Satani yumva ati muri mu kazi kanjye, ariko imbere Imana iri kizira. Niko gutindana n'isi. Tugiye gusenga Imana. Mwene data unyumva utindanye nande? Utindanye nande? Ni mu mateka utindanye nayo? Ni urwangano, ni ishari, ni ibyaha, ni ukwiyobora, ni ubwibone. Utindanye nande? Utindanye nande? Pelezo mema. Utindanye no gupinga, utindanye n'ubugambanyi, utindanye n'ibice, kandi ntawe utabifite n'umwe, udafite ibyo atinzemo. Ibyo utinzemo birimo Imana cyangwa urimo umwijima. Igihe wagendanye n'abantu, watindanye n'abafite Yesu cyangwa n'abafite umwijima. Wibaze ku giti cyawe. Tugiye gusenga Imana idufashe ngo tugare ibihe byacu. Ibihe wagiranaga n'Imana uracyabifite? Warasengaga, uracyasenga? Wagiraga urukundo, uracyarugira? Warafashaga, uracyafasha? Pele toki defo mando ya sakita. Wumviraga Imana, uracyayumvira? Ijambo ryavuze ngo ijwi riramanuka data rivugira, dore umwana wanjye nkunda nkamwishe, mujye mumwumvira. Ngo abigishwa bikubita hasi barahwera. Ubu rero umuntu uzamura ibitugu ntago arabona Imana, ntago arayibona, ntago arayibona. Imana ituma ku bantu
ngo uzabibwire nanjye isange wagira ngo ni mwene wanyu uhamagara. Ariko abantu baratinyutse neza, sinzi ikintu cyabateye kabisa, barubahuka biteye ubwoba. Kandi tekereza nk'umuyobozi agwaye afite convocation runaka mu gihugu runaka, uhita umwitaba. Ntimubizi ngo wasuzugura umuyobozi rero ko atarara bagutwaye. Bazaza ari convocation, uzabwira ati songa iyo convocation uyu muntu yizanye, muzambwira nyisangire wanje sha haza kumpamagaza nkande, azambwira amapingu niyo gusangayo ho kujya muyobozi. Ntimubyibuze. Ariko Imana ibwiye abantu wagira ngo meza bayifata nka muyombo cyangwa shangazi. Kandi na shangaza guhamagaje wahita ugenda. Kumvira Imana bisobanura kuyubaha, mutengo n'ibindi. Ariko Imana ivuze ngo ndagushaka uki ngutumyeho haba ikintu cyo cyose ngo agende ibwiriza nsange ngo ubuse ngo ikunyuzeho gitanyuzeho. Ariko mwokagira Imana njye binshaka bintera n'ubwo. Umwami w'abama gutumyeho uravuga ngo songa izansange ko yaza bagushingura. Kuki umuyobozi w'isi avuga ngo ndagushaka vuba muri biro, ukagira ubwoba ugatatazwa rwose pe, tubaranshakira iki, nakoze iki, ugatangira kwisaka ibyaha, ugatangira kwisuzuma, tese nta mahoro umuyobozi, tuzaza uzabimenya uhageze, muzarabe ribi yabayibihamagaye. Iyo ribi bahamagaye, iyo ugize ihamagara umuntu atangira kwisaka ibyaha. Ari ribu cyangwa urundi rwego rwose rw'ubuyobozi bw'igihugu, urisaka da tekarabaye ntabwo ngaruka. Ariko Imana ivuze igatuma nk'umuntu wayo, utangira kureba mu mashuri wize, ugatangira kureba icyubahiro ngo ufite, ugatangira kugenda protokole yawe ufite, ngo songa ubusibwe ngo mwabasaze mwe n'imiki. Rero mwokagira Imana ngo utaranirwa agaramya juru riri hafi. Iyo Imana ivuze abantu bahita bajya mu mibare. Ni Imana ishaka umuntu abantu basigaye bayicokoza, mbese bagaharira kugira ngo bari mu mushyikirano. Ariko hagira umuyobozi uvuga ati we turagushaka ku murenge, amasegonda bagezeyo. Ariko Yesu yagutumaho ni Imana igushaka gutya, ngapo ibyo ngibyo by'abasazi se nibi. Ayiwe ni iby'abasazi. Ngo n'umusaza arasana akagwa kuki kwijambo. Ntago Yesu rero yatakaje ubwenge nkuko isi yatakaje ubwenge mu bantu. Imana ufite ubwenge bwayo, ikwigushaka ndikugushaka. Nta mpamvu kugira ngo Imana tuyihe meni cyangwa tuyihe umurongo, niduha umurongo tugenderaho. Nta muntu wo kwisi wese, uwo kwisi wari we wese ugomba kuvuga, ugomba gushyira Imana igomba gukora. Habe numwe uriho nuzaho n'uwapfuye, nta numwe wemeye gushiraho ibyo Imana igomba gukora. Ahubwo ni igomba gushiraho ibyo tugomba kugenderaho, ariko twarabyanze. Kubera iki? Twatindanye n'isi n'ubwenge bwa Satani. Iyo umuntu atinyanye n'isi aragira akababoroke mu mutwe. Biraba ngo hatari umwuka w'Imana abantu bigira ibyigenze. Iyo abantu babaye ibyigenge biba ikibazo, ubugingo bwabo burahenebera. Ngo suzugura leta urebe ko batagutambikaniza. Isuzugura ko turebe ko batagutambika. Noneho urebe Imana yonyine. Imbabazi zayo irazigira kurusha abantu. Ariko se izo mbabazi zayo izitubeshaho, nizo ziduha uburenganzira bwo kuyisuzugura se, cyangwa uburenganzira bwo kuyicokoza, mbese tukumva yuko nta kivuze, icyo ishaka itagomba kugikora. Oya, muza kwibaza namwe ariko ngo twikwara uko dushaka, noneho yo igende ku byifuzo byacu. None se turi Imana cyangwa turi abantu Imana yaremye? Buri umwana mu rugo yashatse kwitegeka, uravuga ati rero wa mwana we ndona wagira ngo waratubyaye, genda ujye wowe utegeka urwawe, naho hano ni iwacu, ni mu rugo rwanjye. Iyo adashaka kumva, uravuga ati yewe udashaka kumva rero, kutashaka kugenda ku mategeko yanjye, genda ushinga urwawe uyobora urwawe. Niho Yesu yavuze ngo ushaka kumwukira yiyange, cyangwa ntawuceza abamici babiri. Kuko uyu muntu atumvira Imana bafite ibindi yumvira, kandi ibyo yumvira biri mu migambi yande ya Satani. Nuko bimeze.
rero Yesu agufashe nanjye afashe. Turi kujambo rwo gutindana n'Imana. Mwene data Yesu agufashe utindane na Yesu. Pelebo eta kandi utindane n'Imana uyumvira. Ntago watindana n'Imana utayumva ngo bikunde. Imana dufate tugende tugiye gusenga Imana aho ateshutse mu gutenda na Kristo. Imana igufashe kugira neza. Kandi Imana kugarura ibihe watakaje kuba birakenewe. Hari ibyo ubusabane n'Imana, ibihe byo kurira ubugingo bwawe, ibihe byo gusenga, ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, ibihe byo kugira urukundo tereba. Nubwo abantu rwakamutse Imana utugarurire mu izina rya Yesu. Ibihe byo kwegera Imana ukanezerwa n'umwuka w'Imana. None ngo ni iby'abasazi. Murasigaye yuzura umwuka wera bakahita bamujyana n'umusazi wo mu muhanda. Biteye n'agahinda kabisa. Biteye n'agahinda bitoroshye. Kandi umwuka wera ni Imana. Abantu sigaye batuka Imana biteye ubwoba. Biravuga ngo umuntu utazababarirwa nutuka mwuka wera. Kandi ntabwo mwamubizi. Iyo ututse umuntu w'Imana, mwuka wera mukoresha ubututse Imana mwuka wera ni ikibazo gikomeye. Abantu bafite imivumo itoroshye ibariho. Kubera bamenye ibyo batazi. Bamenye ibyo batazi. Kandi ibyo byose biterwa n'iki? Na Satani ugenda akayobora abantu akabashyira mu bujijo pe butoroshye. Akabereka inzira itari nyayo bakora ibyo bishakiye. Abantu bumvira ubushake bwa Satani kugira ngo bumvire ubushake bw'Imana. Imana tugaruke tugeneza mu izina. Itugarure ibihe twatakaje bihe bikomeye kandi Satani yarungutse. Ariko Yesu yarahombye. Ubu Yesu yarapfushije isi hora inezerewe ko Yesu abari mu Mariya atoroshye. Biravuga ngo umwuka wera ararira. Abwira abantu Yesu ngo nzahora nduhanya n'abantu kugeza ryari. Birandize biri Matayo. Nzahora nduhanya kugeza ryari. Beba muzaniye umuntu warwaye igicuri ngabigisha bamusengeye byanze. Yewe data ngo byanze pe. Weza avuga ngo nzahora nduhanya kugeza ryari n'abantu. Aho cyagiye yavuze ngo gusenga ngo kugira ngo udayimoni agende gusenga arimo kwiriza ubusa. None kwiriza ubusa reka da babwira abantu ngo nugutakaza ubwenge. Muhere musenga ubudasiba muhe byose byo gusenga. Mwikwanga ko isengero hafunzwe ibyondo ntago hafunzwe Yesu. Haleluya. Isi yafunze ibyondo dusengeramo ntago yafunze Yesu. Nkuko Imana aracyakora, Imana aracyakora, nta cyagaritse umugambi wa Kristo. Habe na kimwe yoba yaravuze ngo nta kiyogo umugambi wawe wose. Imana ihimbazwe cyane. Ibwira Petero ngo niyo amarembo y'ikuzimu yaziguka ntazarishobora. Mwene data kangwa n'ubugingo bwawe aho buri aribwo ugira ubwoba ahubwo ubera amaso. Naho ibyo hano mu isi byo Yesu arabizi ku murongo. Azitangiro ryabyo n'iheruka ryabyo kandi byose niwe. Niwe tangiro ukaba n'iherezo. Murabyibutse? Imana ihimbaze cyane. Kadusenge aho umvishe yuko utatinenya n'Imana, aho ibihe biwatakaje urahabizi byatumye itakaza ibihe by'Imana by'agakiza. Abantu batakaje agakiza pe ahubwo batoragura ibindi. Rero Yesu aguha imbaraga ushoboze akugara ibihe biwatakaje kuko birakenewe muri wowe. Reka dusenge. Imana iguha imbaraga nanjye imbaraga mu izina rya Yesu. Kandi ntiwisuzume uce bugufi aho utumva Imana urahazi ngo ijwi ryaravuze dore umwana nkunda nkamwishimira. Kumvira umwana bisobanura Kristo. Aho utumva Imana urahazi, wasuzuguye Imana urahazi, aho yagutumye ukinangira umutima ngo ni nyisangire wajya ngo urimo guhamagara umuntu w'iwanyu ntago Imana imenyego. Izajya ivuga ujya wumva inshuro nyinshi kuko Imana si mugenzi wawe. Ni Imana itinda kurakare kugira umujinya, irahana ikanahemba. Ni Imana y'umuriro ikongora. Tosi de boneta shaya mandore kidevo ya sinema. Ntago Imana imenyerwa. Imana iteye ubwoba ibihe byose. Dawidi aravuga ngo umukoro w'iteka muhinda imishitsi. Abantu sigaye babese bayikoragira ngo arimo gukora umwana w'umuntu. Reka da ntaho bihuriye. Imana dufashe kandi tugeneza mu izina rya Yesu. Mana data mu izina rye turagushimiye. Uri mwiza Uwiteka uri mujyera uruta abantu. Ngaho duce bugufi ko turi abanyabyaha. Ntabwo twakumva uko bikwiriye. Hari ibihe twatakaje. Twagize uburangazi bwinshi Nyagasani. Todenema bwo kunda busenge mu izina rya Yesu. Mana abantu batindana n'inyisi na Satani. Batinde mu byaha. Batinde mu dafite byinshi.
bijyana ubuhenebere mu bugingo bwabo. Ariko Uwiteka utugarukeho nawe tugarukire, kugira ngo ubugingo bwacu bube bwiza muri Yesu Kristo. Ndasenze buri muntu wese uzakurikirana ijambo ryawe azabohorwe nawe, azagirana imbaraga nawe, uzamugarure bidasanzwe, azisuzume, yongera kugarukire, yongera agira ubusabane nawe, yongera kumvire, yongera gutinye, kuko Imana igitinya ibihe byose. Ngaho turagushimiye, bana tutugire neza muri byose, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana amahoro ibahe umugisha, bagire neza. Nakagaruka turi kumwe mukanda sabone mukora share. Imana igukomeze kandi guha imbaraga, kandi ikugarurire ibihe watakaje kuko birahari. Wagiraga ubusabane bw'Imana warabiretse, wagiraga inzozi z'ukwerekwa byarapfapfanye, wagiraga igihe cyo gusabana na Kristo ukanezerwa, ubusigaye ufite umushiha n'ibindi byose, ariko Yesu agaruka kugira neza mu izina rya Yesu. Rero nakagaruka mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.